Nongeye gushima Imana uyu munsi kubw'uyu mwanya Imana yaduhaye. Ni umwanya w'umugisha, ni umwanya w'igiciro, ni umwanya w'imbaraga, ni umwanya twaje imbere y'Imana kugira ngo tuyishake, kuko nemera neza ntashidikanya yuko iyo umuntu aje imbere y'Imana, Imana ni byose kuyifite, Imana ni byose ku muntu wumva ayishakana umwete. Ni nako ijambo ry'Imana rimbwira ngo abanshakana umwete bose bazambona. Dushimye Imana rero yaduhaye ubwo buryo bwo kuza imbere y'Imana. Ntabwo ari uko twari beza, nta nubwo ari uko twari turuse abandi bamaze kugera ahacecekerwa. Hari abenshi bamaze kuva muri uyu mubiri, hari benshi yewe bamwe bari mu ma oxygen, abandi bari mu buryo bumwe cyangwa ubundi butandukanye butabemerera na gatoya kuba bafata umwanya ngo baboneke imbere y'Imana. Dufite benshi mu bitaro baba bari muri koma, batabasha kumva, batabasha kumenya aho isi igeze. Dufite abari mu buribwe bushaririye, batabasha kubona umwanya wo kuboneka kuri uyu mwanya. Ariko wowe ubonetse kuri uyu mwanya, ndagira ngo nkubwire ngo kuba imbere y'Imana ntabwo ari impanuka. Kuba imbere y'Imana ni iby'igiciro. Kuba imbere y'Imana bifite icyo bisobanuye. Muri uyu mwanya Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mwinshi cyane. Turi mu kwezi nk'uko musanzwe mubizi, ukwezi dushaka kuvuga hejuru y'imbaraga zo kubohoka, cyangwa se turiho turasaba Imana kugira ngo iduhe kubohoka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari uburyo umuntu aba aboshywe, hari uburyo umuntu aba afite ibimubangamiye, hari uburyo umuntu aba afite ibimuruhije umutsima. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nubwo biba bimeze gutya, mu ijuru hari Imana ibohora abantu. Twabonye Imana uburyo ki igenda ibohora abantu mu buryo butandukanye, bitari ibya none gusa no kubwa kera, kuva ku batubanjirije, ku bisekuruza, ndetse kuva ku bwa Adamu na Eva. Imana yagiye ibohora abantu mu buryo bukomeye cyane bitewe n'ibyari bibaboshye cyangwa se n'iminyururu yari ibaboshye. Uyu munsi rero turi kuvuga kuri ibyo bintu, turi gusaba Imana kugira ngo itubohore. Ntabwo nzi ibikuboshye, ntabwo nzi imbaraga zigukikije izo arizo, ariko Kristo arabizi cyane kandi yiteguye kukubohora. Uyu munsi ukaba free, uyu munsi ukagenda wemye, umutwaro wari ku bitugu byawe ukakuvaho kuko wageze ku musaraba. Imana ishimwe cyane. Mu cyumweru gishize twariho tuvuga hejuru y'imbaraga zo kugera kuri Yesu, ugasogongera ukumva ko Yesu agira neza, warangiza ugakomeza kumva cyangwa se ukamwegera, kuko niwe watoranyijwe kugira ngo abe ibuye ry'agaciro kenshi cyane. Imana ishimwe cyane. Yohana yamwanditseho, yamuvuzeho amagambo akomeye cyane, aravuga ngo ni Arufa na Omega, itangiriro n'iherezo, uwa mbere ndetse akaba n'uheruka, nta wamubanjirije nta n'undi uzamuheruka. Yitwa Ndiho. Na Yohana yarabyanditse, aravuga ngo mbere na mbere hariho Jambo, kandi Ijambo yahoranye n'Imana, kandi uwo Jambo yari Imana. Mu byaremwe byose nta cyaremwe kitaremwe nawe. Imana ihabwa icyubahiro. Uwo mugabo rero arahambaye. Uwo mugabo niwe ubasha kubohora indushyi, uwo mugabo niwe ubasha kubohora abari bananiwe, uwo mugabo niwe ubasha kubohora abari bafite inkovu zo mu mutima. Yigeze rimwe yabumbura igitabo igihe yari ahagaze mu isinagogi bariho yigisha, arabumbura igitabo cyo muri Yesaya, arangije arasoma, aravuga ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri njye, yambwiye kubwira imbohe ko zibohowe, yambwiye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi. Hashimwe Yesu watubwiye yuko uyu mwaka ari uw'imbabazi. Hashimwe Yesu watubwiye yuko aje kuvura imvune zo mu mitsima, abari bafite amavi asukuma akabakomeza, abari bakingiranye akababwira ngo nimubohoke. Imana ishimwe cyane. Rero ndagira ngo uyu munsi muri iki cyumweru tugiye kubamo tuzavuge hejuru y'ikintu cyitwa amahirwe. Imana ishimwe cyane. Ntabwo nshaka kuvuga amahirwe aya ngaya umuntu yabasha kubona, ahubwo ndashaka kuvuga hejuru y'amahirwe umuntu aba yakongera kubona nyuma y'uko yigeze yatakaza andi mahirwe, cyangwa se yigeze abura amahirwe ya mbere, cyangwa se ya kabiri cyangwa ya gatatu. Ariko uyu munsi turasaba Imana, tuzavuga kuri iki cyumweru tuvuga ku bijyanye n'amahirwe yandi Imana ishobora kuguha nyuma y'uko hari ayandi watakaje. Imana ishimwe cyane. Rero
ntabwo nzi amahirwe yawe, ntabwo nzi ibintu byinshi wagiye utakaza mu buzima, ntabwo mbizi, ariko tuzagerageza kuvuga uko umwami Imana azadushoboza, kandi ndabizi neza ko tuzabohoka. Hari ibyumweru tuzasorezamo dusenga noneho isengesho ribohora. Uyu munsi turi kugenda tubiganira bisanzwe kugira ngo umuntu agende abohoka ku kintu icyo ari cyo cyose. Ngira ngo murabizi ko tumaze iminsi tureba ibijyanye n'imitekerereze ya muntu, uburyo ki ibitekerezo byawe bigomba kubohoka. Twagiye tureba ibigukikije n'abagukikije, uburyo ugomba kubabohokaho. Twarebye uburyo ki inshuti ugomba reka mvuge ngo kubohoka ku nshuti, kubera yuko inshuti nyinshi zisenya urugo, ariko hakaba hari inshuti iramba ku muntu, ndetse n'ibindi byinshi twagiye tuvugaho. Uyu munsi rero tugiye kuvuga hejuru y'imbaraga z'amahirwe Imana ishobora kukongerera nyuma y'uko umutima wawe ushenjaguwe n'uko wabuze amahirwe yawe. Imana ishimwe cyane. Hari amahirwe wagiye ubura mu buzima, hari amahirwe yaguciye mu myanya y'intoki. Mu by'ukuri reka mbabwize ukuri, twese twanyuze mu buzima butuma dutakaza amahirwe yacu. Umuririmbyi niwe bigeze aririmba indirimbo aravuga ngo amahirwe yacu twayajugunyiye inyoni, kandi mu by'ukuri bitari bikwiye. Hari ibintu byinshi twagiye duhomba, rimwe na rimwe tubigizemo uruhare. Rero twaboshywe na byinshi bituma tutabasha kugera ku nzozi zacu, ariko uyu munsi Uwiteka naduhe andi mahirwe tugere ku nzozi zacu. Reka uyu munsi turavuga uburyo ki Yesu yakijije umubembe. Birashoboka yuko mu mahirwe wagize cyangwa se mu mahirwe ugiye kugira, Uwiteka uyu munsi yakumva gusenga kwawe cyangwa se yakumva gutaka kwawe, Imana ikakugira neza mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Mbabwire mbibutse neza yuko iki cyumweru turi buvuge hejuru y'imbaraga y'amahirwe. Imana ishimwe cyane. Imbaraga ku bijyanye n'amahirwe, cyangwa se kuba uri umunyamahirwe, cyangwa se kuzagirirwa icyizere ukaba umunyamahirwe muri iki cyumweru. Ndagira ngo mbabwire yuko haba guhirwa, ntabwo haba kuzinduka. Imana ishimwe cyane. Umuntu wakubwiye ko yazindutse akagera iyo ajya kare, uzamubwire ati ni byiza, ariko umunsi nagize amahirwe nzagucaho nirukanka cyane. Kuba umunyamahirwe ni ibintu bikomeye cyane, ndetse n'umugisha uba ugiriye imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. Hari abantu twiganye benshi uyu munsi, bamwe bameze neza, abandi bameze neza rwose. Bamwe wenda batangiye gukora kera, abandi mbese baragerageje, barazindutse, ariko ndagira ngo mbabwire ngo kuba barazindutse bakagera ku nzozi zabo ntibisobanuye yuko wowe umunsi Kristo yaguha amahirwe utabacaho nk'umuvuduko mwinshi cyane. Imana itugire neza cyane. Kuba uyu munsi udafite akazi abandi bagafite ntibisobanuye ko icyizere cyawe cy'ubuzima cyarangiye, ahubwo Imana niguha amahirwe uzabacaho kandi uzagira imibereho myiza, kuko ibiri muri Kristo Yesu byose biba ari iby'umugisha. Ijambo ry'Imana muri Zaburi yarambwiye ngo abagendera amategeko y'Imana, bene abo ngabo icyo bazakora kizababera cyiza. Imana itugireye neza cyane. Mu gitabo cya Luka ibice 5 turasoma ku murongo wa 12, handitse ngo bukeye ubwo Yesu yari ari mu mudugudu, haza umuntu urwaye ibibembe byinshi. Abonye Yesu yikubita hasi yubamye, aramwinginga ati, Databuja, wabishaka wankiza. Yesu arambura ukuboko amukoraho, ati, ndabishaka kira. Muri ako kanya indwara ye imuvaho. Amen, 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 amen. Ndasubiramo aya magambo ari muri Luka ibice 5 umurongo wa 12. Haravuga ngo bukeye ubwo Yesu yari ari mu mudugudu, haza umuntu urwaye ibibembe byinshi. Abonye Yesu yikubita hasi yubamye, aramwinginga ati, Databuja, washaka wabasha kunkiza. Yesu arambura ukuboko amukoraho, ati, ndabishaka kira. Muri ako kanya indwara ye imuvamo. Imana ihabwa icyubahiro. Mu by'ukuri aya ni amagambo nafashe umwanya ntekerezaho, ndavuga ngo mbese ubundi kuki uyu muntu yabwiye Yesu ngo wabishaka wabasha kunkiza? Kandi yarazi amakuru meza, yarazi neza ko Yesu yigeze arobesha amafi menshi, yarazi ko Yesu yakijije umuntu utewe na dayimoni, yarazi ko Yesu yakijije nyirabukwe wa Simoni n'abandi benshi, yarazi neza ko Yesu yabashije gutsinda Satani ubwo yageragezwaga mu butayu. Yarazi neza yuko ibintu abibasha, yarazi ko Yesu afite ubwo bubasha bwo kumukiza, ariko arangije aca bugufi
bugufi cyane aramwinginga aramubwira ngo wabishaka wankiza. Bisobanuye yuko yari yaragerageje kenshi kugira ngo abone uko akira, yari yaragerageje gushaka imikive y'ubuzima bwe, yari yaragerageje uburyo ki yabona wenda bamurengera, ariko byari byaranze. Reka mbabwire ngo indwara y'ibibembe ni indwara yabayeho mu binyejana bishize biri imbere, kandi ni indwara yishe kuko iri mu ndwara zibarwa nk'indwara zahitanye ikiremwa muntu kuri iyi si, kuko zabayeho ibibembe ngira ngo barabizi, turengagije na biriya byo mu isezerano rya kera bivuga ku bwa banamani uburyo barwaye ibibembe cyangwa se n'ibindi. Ariko ni indwara muri iki gihe muri iyi myaka mu kinyejana cya 19 habayeho iyo ndwara, kandi iyo ndwara yahitanye abantu benshi cyane. Iri mu ndwara zibarwa nk'indwara zikomeye muri iyi si zagiye zica inyoko muntu, nk'uko twavuga coronavirus uburyo kiyishe ibihumbi byinshi by'abantu, nk'uko twavuga ibicurane by'ingurube, nk'uko twavuga za Ebola, nk'uko twavuga indwara zitandukanye zagiye zihitana abantu, za sida, za kanseri. Donc izo virusi zose hari za airborne, donc izigendera mu muyaga, hari indwara ziba contaminate, habayeho guhuzwa kw'amaraso n'ibindi. Ariko muri izo ndwara zose n'iy'ibibembe izamo mu myanya y'imbere cyane, yabashije guhitana abantu benshi cyane. Rero ni indwara abantu iyo wayirwaraga mu bihe bya kera, ni indwara washyirwaga mu kato cyangwa se waranenwaga cyane kugira ngo utabasha kuba wajya mu bandi, kuko ni indwara yanduraga, ni indwara itari nziza na gatoya, abantu bose barakunenaga. Rero muri uko kukunena byatumaga utagira amahirwe yawe y'ubuzima, kuko hari ibintu na bimwe utabashaga gukora cyangwa se utabashaga kubona kubera ko wari urwaye iyo ndwara y'ibibembe. Mu by'ukuri ndagira ngo mbabwire neza yuko kurwara ibibembe hari uburyo ki wowe ku giti cyawe utari ufite uburenganzira, cyangwa se nta ruhare na buke uwarwaye ibibembe yabaga bifitemo kugira ngo yandure iyo ndwara. Uyu munsi baratubwira ku bijyanye na coronavirus uburyo ki tugomba kuyirinda. Bavuga ngo habeho social distance, habeho kwambara agapfukamunwa cyangwa se n'ibindi. Mu by'ukuri ni ingamba zifatwa kugira ngo uburwayi runaka bwirindwe. N'ibibembe rero rimwe na rimwe hashobora kuba habarabagaho ingamba zo kubyirinda, ariko ntibikuyeho yuko uwatakwaga n'ibibembe yabaga bifite kandi agashyirwa mu kato cyangwa se akaba ikivume. Birashoboka yuko uyu muntu Yesu yakijije muri karitsiye byari bizwi ko ari kwa Mubembe, muri karitsiye byari bizi neza yuko uwo muntu arwaye ibibembe, kuko Yesu ubwo yageraga muri uwo mudugudu haje umuntu urwaye ibibembe byinshi. Ntabwo Bibiliya itubwira ko byari ibibembe bikeya, byari ibibembe byinshi. Birashoboka ko yari yarahereye mu bice byose by'umubiri wenda arwaye ibibembe. Iyo dusomye mu nkuru ya Namani batubwira ko ibibembe byari byaramwatatse cyane, kandi ibyo bibembe yari arwaye Namani we noneho yageragezaga uburyo bwose abihisha kugira ngo atajya mu kato, kuko yari umugaba w'ingabo kandi yari umuntu ukomeye ku ngabo z'i Siriya, yari umuntu ufite imbaraga nyinshi cyane, ariko noneho akambara imyenda akarenzaho, ariko yari yarashize mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Igihe kimwe rero umwana w'umukobwa aza kumubona, yari yaraje ari umunyagano muri icyo gihugu ndetse muri urwo rugo. Noneho aza kumubona aravuga ngo iyaba databuja yari abizi ko iwacu hari umuvuzi cyangwa se hari umuntu wamusengera agakira. Mu by'ukuri iyo umuntu yagiraga ibibembe muri icyo gihe ntabwo yabashaga kwiyerekana ko afite ibibembe mu bantu, ahubwo yari yarabaye ikivume. Rero batubwiye uburyo ki uyu muntu Yesu akimara kugera mu mudugudu haje uyu muntu wari urwaye ibibembe byinshi. Ibyo bibembe byinshi yari arwaye byatumaga atabasha kwinjira aho abandi bagomba kwinjira. Nta mahirwe y'ubuzima na makeya yari afite, yari yaramaze kwiciraho iteka, yari yaramaze kumva ubuzima bwe bwararangiye, yumvaga nta wundi wamurengera. Birashoboka ko yagenze hirya no hino kugira ngo atabaze uwamuvura, wenda yakoresheje imiti yagiye
gihanga, wenda yagerageje mu nzira zose zishoboka abura amahirwe y'ubuzima. Birashoboka ko wenda yagiye kwaka imirimo bakamunena kuko arwaye ibibembe, birashoboka yuko wenda muri karitsiye bari baramwirukanye, reka dufate ngo wenda yivuje mu mavuriro yaho biranga, ariko noneho amenya amakuru ko Yesu yageze mu mudugudu. Imana ishimwe cyane. Amaze kumenya ko amakuru Yesu yageze mu mudugudu, aramwegera. Yarazi neza ko yakijije nyirabukwe wa Samoni, yarazi neza ko yakijije abantu benshi bari bararwaye, ayo makuru yarayafite, ariko arangije amugera imbere. Haleluya, haleluya. Ntabwo yari afite ubushobozi bwakugomba kumubwira ngo agakoresha rangaje igaragaza nk'aho ariho harategeka, cyangwa se igaragaza yuko wenda azi neza ko Yesu abishoboye ku buryo bwati wanyijije, ariko ubundi kuki maze igihe ndwaye. Oya, ahubwo yaramwegereye. Yari azi neza ko nta yandi mahirwe y'ubuzima azongera, yari yariciriyeho iteka, yari yarihebye, byari byaranze. Arangije amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo Databuja, wabishaka wabasha kunkiza. Imana ishimwe cyane. Iryo ni ijambo rikomeye abakristo muri iki gihe bagomba gushyira mu mitwe yabo, bakumva yuko bagomba kuza imbere y'Imana binginga Imana ngo Mwami Imana, wabishaka wangirira imbabazi, wabishaka wankiza. Mbibutse ko ayo magambo yagiye akoreshwa n'abantu bari bababaye. Reka mbibutse ko umugabo bita Barutolomayo mwene Timayo yigeze yatera hejuru aravuga ngo Yesu mwene Dawidi, ngirira imbabazi. Yarabizi neza ko ari umuntu usanzwe ukiza, yarabizi neza ko ari umuntu wamukiza ubwo buhumyi, ariko aramwinginga aramubwira ngo Yesu mwene Dawidi, ngirira imbabazi. Imana ishimwe cyane. Abarokore basigaye baza imbere y'Imana bagasenga isengesho ngo nundinde nk'uko urinda abantu, umfashe nk'uko ufasha abandi bose. Donc inavuga ngo ni isengesho ryo kwihenura, ariko abangaba kubera bari bamaranye igishaka igihe, kubera ko amahirwe yabo bari barayabuze, amahirwe y'ubuzima bari barayatakaje, bari baratakaje icyizere cyo kongera kubaho. Ni nayo mpamvu iyo umuntu yababaye cyane abasha no kuba guca bugufi imbere y'Imana. Burya utari wababara, ndagira ngo nkubwire ngo uba ugifite ubwishongozi, uba ugifite ubwiyemezi, ukibasha kubona ibyo kurya, ubasha kwiyemera, ukibasha kubona ibyo kwambara, uba wumva abandi batasonza, ubasha kubona yo kwishyura inzu, uba wumva waraye hanze ntacyo bivuze, ubasha kubona ukomanga ahantu bakaguha akazi, uba wumva abashomeri ari imbwa cyane, ari ubwenge batagira. Iyo ubasha kubona hari amafaranga wageraho, uba uvuga ati abandi bariya ntabwo bazi gukora. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyakwimye niyo yaguhaye. Imana itugirire neza. Hari igihe cy'uko rero ugera muri cya kigeragezo ukabasha kumenya imbaraga n'ubushobozi bw'Imana, ugatangira ngo wabibasha Mwami, wabasha kunkiza. Ndagira ngo nkubwire ngo hari abantu batakaje amahirwe yabo kubera yuko bagize ubwishongozi, kubera yuko bagize ubwiyemezi butandukanye. Imana ibashyira mu kigeragezo, ibashyira mu ishuri kugira ngo bavemo bameze nk'izabo nziza. Ndagira ngo muri iki cyumweru ntangaza amahirwe ya kabiri ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Reka nkubwire nshuti yanjye, uyu munsi ndagira ngo nkwigishe guca bugufi mu bijyanye n'imisengere. Ndagira ngo uce bugufi imbere y'Imana, ubwire Imana ngo Uwiteka we, urabizi maze igihe ndwaye, urabizi maze igihe mbabaye, urabizi maze igihe ndushe, urabizi maze igihe mu bushomeri, urabizi maze igihe mu ntambara, wabibasha wankiza. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo iki cyumweru Uwiteka naguha amahirwe ya kabiri, wongere ugubwe neza. Hari abantu benshi batakaje amahirwe bitewe n'imyitwarire yabo. Ubusambanyi bwababujije amahirwe y'ubuzima, imibereho, reka nkubwire ngo ubujura bubabuza amahirwe, ibyaha bibabuza amahirwe, imyuka mibi ituma ibataka cyane. Ariko ndagira ngo nkubwire uyu munsi, ngwino imbere y'Imana uvuge ngo Uwiteka we, wabibasha wankiza.
Haleluya, haleluya, haleluya. Wabibasha wankiza, wabibasha wangirira imbabazi, wabibasha wangirira ikigongwe. Umugabo bita Nebukadinezari nimba ugira ngo ndakubeshya, uzagenda umubaze ku mahirwe ya kabiri yigeze yaba umwami ukomeye, arangije agomera Uwiteka, Imana imwohereza mu ishyamba imyaka 7. Reka nkubwire nshuti yanjye, uyu munsi ndagira ngo nkubwire, hari amahirwe watakaje wowe, hari ibintu byinshi watakaje. Birashoboka ko ababyeyi bawe batumye utakaza amahirwe, birashoboka ko sosiyete yawe yatumye utakaza amahirwe, birashoboka yuko hari ibintu byinshi byagutesheje amahirwe. Ariko uyu munsi ndagira ngo uze imbere y'Imana, ubwire Imana ati data wabibasha wankiza, ntabwo nzi ibiruhije umutima wawe, ntabwo nzi ibituma utagera ku nzozi zawe, ntabwo nzi ibituma utabohoka, ariko ingingo Imana ishimwe cyane ibyo Databuja wabibasha wankiza. Reka nkubwire inkuru nziza. Yesu yaramushubije aramubwira ngo ni ukuri ndabishaka, kira. Haleluya. Reka uyu munsi Imana twumve itubwira ijwi rikomeye cyane rivuga ngo ndabishaka, kira. Wowe wari urwaye Uwiteka nabishaka ukire, wowe wari warabuze amahirwe y'akazi Uwiteka nabishaka ukabone, wowe wari warabuze uko wishyura ibyari bikugose, Imana niguha amahirwe wongere wishyure. Wowe wari unaniwe, Imana niguha amahirwe y'imbaraga. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Birashoboka ko wabuze amahirwe kubera ibibembe, birashoboka ko wagize ibibembe by'umutima, birashoboka ko wagize ibibembe by'amagambo, birashoboka ko wagize ibibembe by'imibereho ikakaye, bituma wiheba, wumva urananiwe, wijyana ubwishongozi imbere y'Imana, wijyana ushaka kwiyemera imbere y'Imana. Genda ubwire Imana ngo data wabishaka wankiza. Imana ishimwe cyane. Mfite amakuru meza yuko iki cyumweru Imana izaguha amahirwe yandi. Haleluya. Ayo makuru ndayafite, ni amakuru atavangiye yuko Imana igiye gutanga amahirwe. Ntabwo nzi amahirwe wari warabuze, ntabwo nzi amahirwe y'imibereho yawe, ariko uyu munsi ugiye kuba umunyamahirwe. Iki cyumweru ugiye kuba umunyamahirwe. Ndatangaza amahirwe haleluya, ndatangaza amahirwe y'ubuzima, ndatangaza kongera kuganira n'Imana. Wowe ufite umutima wo guca bugufi, Imana niguha ayo mahirwe. Ibibembe byari bikuriho, ndagutangariza yuko iki cyumweru nuramuka uciye bugufi imbere y'Imana ukabwira Imana ngo wabibasha wankiza, ndagira ngo nkubwire ngo Imana yabasha kugukiza nk'uko Yesu yabwiye umubembe ngo ndabishaka, kira. Ese muri iyi minsi uri gusenga isengesho rimeze gute? Ese muri iyi minsi uri kubwira Imana gute? Urajya kuryama ukabwira Imana ngo udinde nk'uko urinda abandi bose? Ubwo n'ubwiyemezi bwinshi cyane, n'ubwishongozi, kuko ntabwo uzi icyo ushaka. Urajya gucuruza, urajya mu kazi, uragenda mu muhanda ngo buriya Imana nitandinda ngo ni akazi kayo. Reka nkubwire nshuti yanjye, iyo ikintu kitarabasha gusharira uba ugifite ubwiyemezi muri wowe. Uyu mubembe nta bwiyemezi yagomba kugira, kuko yari azi uburyo bamunennye muri karitsiye, yari azi ko nta yandi mahirwe na make yazongera kubona. Impamvu rero udasenga uciye bugufi imbere y'Imana ni uko uba uzi ko hari ahantu uri butege amahirwe bigakunda. Ushobora kuba ufite ubushomeri ariko ukaba uzi ko kwa runaka bari buguhe 1000 cyo gutega ukagenda, ariko umunsi inzira zose zizaba zafunze nibwo uzamenya agaciro ko gusaba Imana uciye bugufi. Imana itugire neza cyane. Hari abantu babuze amahirwe kubera imisabire yabo. Bibiliya irambwira ngo ntabwo dusubizwa kuko dusaba nabi. Imana itugirire neza. Uyu Yesu yaramurebye areba uburyo aciye bugufi, arangije amukoraho amusubiza ijambo rivuga ngo ndabishaka, kira. Imana itugire neza cyane. Uyu munsi nkwifurije ko Kristo abishaka ugakira ibibembe byari bikuriho. Ayo mahirwe y'ubuzima ukongera ukayageraho. Muri sosiyete ukongera ukagira amahirwe. Famiye yagutakarije icyizere, ubuzima bwawe bwaracanganyikiwe kubera ko nta mahirwe. Wabaye umuntu banennye, wabaye umuntu udafite ijambo, wabaye umuntu udashobotse, wabaye umuntu ubona yuko nta cyerekezo cy'ejo hazaza, nawe ubwawe wamaze kwiciraho iteka. Uyu munsi waritenze nawe wikuye mu bandi kubera yuko ntacyo ufite. Ntawagutumira mu nama y'ubukwe,
kubera yuko nta bitekerezo bizima, ubwonko bwawe bwaracanganyikiwe kubera ibibazo wabayemo. Birashoboka ko hari ibyo wikururiye, birashoboka yuko wenda hari n'ibyazanywe n'imivumo na karande n'imyaku, birashoboka ko hari ibintu byinshi wanyuzemo bituma utagira amahirwe y'ubuzima. Ariko uyu munsi nje kukubwira, senga isengesho rivuga ngo Databuja, wabishaka burya wankiza, wabishaka wankura mu bukene, wabishaka wankura muri ubu burwayi. Abadogiteri barananiwe, abantu bose barananiwe, wabishaka mwami, ni wowe wenyine mpanze amaso. Imana itugire neza cyane. Umuririmbyi w'umukatolika yaririmbye ngo waturekura twagwa. Reka mbabwire bagenzi, uyu munsi nuza imbere y'Imana ugasenga isengesho rivuga ngo wabishaka wankiza, wabishaka wantabara. Wishaka gutegeka Imana ngo ntabara, ngo nango waravuze ngo uzadutabara, none ntabara. Ikwihoreye se wayigira uteka ikomeza yitwa Imana? Ariko nkwinibwire ni nayo mpamvu Yesu yaseze isengesho rikomeye rimeze nk'ibyo ngibyo. Yaravuze ngo Data, umutima wanjye urakunze ariko umubiri ufite intege nke, none iki gikombe kindenge. Ariko ashyiraho rya jambo rikomeye n'iri ngiri ry'uyu mubembe yasenze, ariko bibe uko ushaka ntibibe uko nshaka. Imana itugire neza cyane. Nimba Yesu yarasenze aciye bugufi imbere ya se, wowe uri muntu ki wo kuza gukangara kaza ngirira neza Mana ndashaka untabare? Ni byiza nabyo kuko hari isengesho ritegeka, hari isengesho ribyingiye. Ariko uyu munsi ndagusaba muri icyo cyumweru tugiye kubamo tuzasenga amasengesho yo guca bugufi imbere y'Imana. Nimba Yesu yaravuze ngo ibyo ushaka ari byo biba, yigeze yigisha abigishwa gusenga aravuga ngo nimujya musenga ngo Data wa twese uri mu ijuru, ibyo ushaka bibeho nk'uko biba mu ijuru. Iby'Imana ishaka ari byo bigomba kuba. Mapenzi ya Mungu atimike juu ya maisha yako. Icyo Imana ishaka aricyo kiba. Reka rero twigiga Imana tuvuge ngo wabishaka wankiza. Ntabwo nzi icyo ubibwira Imana ngo wabishaka wankiza. Ntabwo nzi amahirwe y'ubuzima ugiye gusaba Imana. Ntabwo nzi ibyo wifuza imbere y'Imana, ntabwo mbizi pe. Ariko wowe urabizi n'Imana yawe. Birashoboka ko wabisabye bimwe byaranze, nk'uko uyu mubembe yari yaragerageje kwivuza wenda byaranze. None uyu munsi ugize amahirwe yo guhura n'umugabo ushoboye, ari we Yesu Kristo, wa wundi abubatsi cyangwa se abantu banze, ariko akaba ari ibuye ryatoranyijwe ngo rikomeze imfuruka. Imana itugire neza cyane. Uwo mugabo rero reka tumwegere. Tugize amahirwe yo kumumenya ko ari karuhura, tugize amahirwe yo kumenya yuko abasha kugukoraho ugacira. Uyu munsi ndagira ngo uhindure icyerekezo cy'isengesho. Isengesho ryawe niba waryerekaga mu mitekerereze yawe, byerekeza Imana uvuge ngo Yesu, wabishaka wankiza, wabishaka wanyishyurira ideni, wabishaka wampera ibyangombwa umuntu, wabishaka wankiza iyi ndwara, wabishaka wampa amahoro yo mu mutima, wabishaka wandwanirira, wabishaka wampa akazi, wabishaka wampa tike, wabishaka wankorera ibi n'ibi. Icyo nkundira Yesu, iyo abonye guca bugufi kwawe aravuga ngo noneho ndabishaka. Haleluya, noneho ndabishaka. Wabishaka. Imana itugire neza cyane. Ese uri gusenga gute muri aka kanya? Ese urumva ushaka iki imbere y'Imana? Nayahe mahirwe muri iki cyumweru uzabamo? Nababwiye ngo tuzavuga hejuru y'imbaraga z'amahirwe, tuzavuga abanyamahirwe ni bande, tuzavuga hejuru y'ibyo bintu byose. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo iki cyumweru tuzagisoze Uwiteka yaduhaye amahirwe. Impamvu uyu munsi wa mbere dutangije ku ijambo rivuga ngo wabishaka wankiza, nuko nzi neza yuko amahirwe y'iki cyumweru cyangwa se amahirwe tuzavugaho muri iki cyumweru nuko tuzagisoza tubaye abanyamahirwe. Imana ishimwe cyane. Reka rero duyicire bugufi ku munsi wa mbere, tubibwire ngo twarakumenye, twarasogongeye twumva kugira neza, twarasogongeye tubona ko ushoboye. Noneho amahirwe rero twari tuzi neza ko twageze mu nzu yawe, tuzahabonera imigisha n'amafaranga n'ibiti byinshi bitandukanye. Tuza twitwaye nabi, yewe ntitwasogongera ngo duhezeyo umuheha, ahubwo tunywaho turigendera. Ayo mahirwe turayabura yo mu nzu y'Imana. Ariko uyu munsi wa none Uwiteka we, twarabimenye, twarabyumvise, twamaze kumenya neza abaje
abaje imbere yawe, abaje bagushaka nyuma yo gusogongera bakakwegera, ndabizi ko wabahaye amahirwe yo kongera kuba abana bawe, wabahaye amahirwe yo kongera kugera ku nzozi zawe. Reka rero tuyibwire kuri uyu munsi tuvuge ngo mwami, muri iki cyumweru ni ukuri databuja wabishaka wankiza. Reka mabwire, iri sengesho uri buze gusenga, urisenge umeze nkaho uri kuganira n'umuntu murebana. Urabizi iyo umuntu agiye nko gusaba ideni akajya ku rugo rw'umuntu agiye kurisaba, niyo ahasanze n'imbwa aratangira akayiganiriza akayisoza ngo ngo wambwawe rwose umeze neza, kubera ko ariha arakora icyo bita begging. Donc yabaye hambo kugeza n'imbwa yibera hambo, agatangira akayiganiriza kugira ngo abone aho aza guhera asaba ideni. Reka babwire inshuti yanjye, n'Imana ukeneye kuyegera ukayiganiriza nkaho mureba bavase data, kuko ntubireba ko mbabaye, ntubireba ko nabuze amahirwe, Mana wabishaka wankiza. Ntubireba ko bantenze mu muryango, ntubireba ko ndiho ndavugwa bikomeye, ntubireba ko ndushye mbabaye. Uwiteka we, donc uganiriza Imana nkaho muri kurebana amaso ku yandi. Reka mbabwize ukuri yuko tuzagira amahirwe. Imana ishimwe cyane. Imana imanuye amahirwe ku bantu bayiciriye bugufi, kandi Imana itugire neza cyane. Ntabwo nzi uko utekereza ibintu, ntabwo nzi amahirwe wabuze, ariko ndatangaza yuko amahirwe Imana igiye kuyagarura mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha. Reka dusenga Imana. Mana data wa twese wo mu ijuru, ndagushimye kubw'uyu mwanya. Reka ugarure amahirwe y'abantu batakaje. Hari abayatakarije mu byaha, hari abayatakarije mu ngeso mbi, hari abayatakarije mu burangazi, hari abatakarije mu buzima bwabo bwa buri munsi butandukanye. Ariko uyu munsi turavuze ngo Uwiteka wabibasha, waduha andi mahirwe. Wabishaka mwami, wakongera ukadukiza. Ubushake bwawe Uwiteka nibwo bwatuma twongera kubaho bundi bushyashya. Urakoze mwami. Sabiye umuntu wese umugisha, umuntu wese unkurikiranye muri aka kanya, musabiye umugisha wo mu ijuru, kandi amahoro y'Imana amubeho uhereye none, agwiza imbaraga. Iki cyumweru cyose dutangiye tuzakiboneremo amahirwe. Ndabizi neza ko hari ijambo wagaragaje rigaragaza yuko ari abantu ugiye guha amahirwe, kandi bakayabonesha amaso yabo ndetse mu buryo bufatika. Urakoze mwami. Ngaho rero tugiriye neza, reka aya mahirwe tuyagereho, ntituzongere kuyabura ukundi, uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu. Amina, 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 amina.